kubera ko ngiye kukubwira ibya SHADDYBOO n'amayeri yose bari gukora. Iriya nkuru ya SHADDYBOO wayibonye? Nayibonye. Wamenye uruhinja bari kumwe? Yego. None se ko ngiye kwinjira Canada bimwe nakubwiye by'aba diaspora nkubwire management ya Yeweh n'amafaranga yamaze gushyiramo. Noneho ngiye ntandukane n'aba babloga bo kuri Instagram nkubwire ko indirimbo igiye gusohoka video vixen ari SHADDYBOO. Dutangire tudondosha amafaranga bamuhaye. Ibyo nitubibererekera. Ntago navuze ibintu byinshi kuri Titi na Nyambo. Yego. Ntago ari byinshi cyane. Wose undi mwari nabonye nabo hari SHADDYBOO w'umutegarugori. Yego. Hari umwari Nyambo. Ariko ndashaka gusoreza kuri Pamella. ubwo nawe n'umutegarugori Muri Leta Zunze Ubumwe z'iki twijandike. uyu munsi ndi kumva ari inkundo. Oya nta nkundo kubera ko ngomba gusozanya na element yere namaze kumenya andi makuru. Muyemere cyamuyange muzajye gutoza amakuru yanyu. Namaze kumenya SHADDYBOO yagiye asekwa agawa nk'umugore witeje imbere wihesheje agaciro w'influencinze abandi through social media. Si yabyerekanye ntago bagiye bamukira bakavuga ngo nari yakuruje ejo bundi. Hari abanyamakuru aguceho Kete Bashabe kwa mastade yasinyanye nayo bazenguruka mastade yose yo mu Bwongereza. Yego. Duheraho rero mu breaking news. Nyarutaramu witwa SHADDYBOO ariho hano niyo video ngira ngo ucishemo abantu bayirebe. Yafatiwe mu rugo kwa SHADDYBOO ifatwa n'uwitwa Kimu. Uyu Kimu arazwi ubwo bari kunyumva. Ni gute Kimu yaje yerekana ngo ni gitumo ngo arabafashe kandi yinjiye ayifatiyemo imbere mu gipangu. Nta basekirite, nta dogi, nta kintu na kimwe. Kimu ariko ubwo si wonzi arazwi wiki yego wikinjiramo cyane ubwo mba nahuranyije. Yego. Barabipanze barategura baravuga ngo harabanza video niharangiza hakurikiraneho iterana n'amagambo n'aba babloga bakomeye barimo Dumba wamufavorije kuko manager wari Montreal. Aribyo biri kuba tukabona Dumba yamaganira ko Dekati yatamiye igihumbi. Muramurenganya none si ibintu byose n'ubuntu gawe wegene. Niki jo mundi sina breakinze ko ufite DSTV na Canal. Abantu bawe barabyumvise ko narumva yamamaza uzagende wipange wamamaze Dekati muramurenganya. None si ibintu by'ubuntu bibaho. Ubwo Dumba baturanye wamwe influencije uyu Yeweh akaba ari umuproducer wa confirmye ariko ngo ufite touche ya gihanzi. Twinjire mu mafaranga. Ibihumbi 5 byahawe SHADDYBOO kugira ngo bakore iyi kope jara. Ibyo biri ku ruhande. Ibihumbi 5 erega bigomba ni continuity. Ngiye kumena SHADDYBOO go sindamena breaking. Ni continuity kuko murakundana muragera wiyemeze no kumusoma. Ibyo byakwica ubukwe. Ndaje mbyinjiremo. Yikoreye igisasu yaragiye akora muki. Niza amaguma z'ikirunga se ye. Nindani kabisa. Nago byoroshye kukerega ramaze kwishepinga. Siwe wanze gutwika. Ariko yarakeneye kurekira gatoya kugira ngo abone umugabo amushyire mu mago. Ariwe wamuguriye iyo nzu ngiye kuzamba breakingira ibyo mu Bufaransa. Barangije bamugereka ibihumbi 2 byo kuba video vixen muri iyi ndirimbo igiye gusohoka. Nta kintu kiza kubusa ngo bagwege tumo winjiye mu gipangu. Dekati umara icyumweru adapostinze ariko yahise ahurura ku ikubitiro. Mwabumvise baba influencer bacu Dumba yababwe ejo rero team impamagara namenye inkuru ngarukiye Fine FM nzayivuga muri siporo. Ibi bintu by'amarozi byafashe indi ntera. Ejo narakonfirmye ndeba amaso ku maso mu Tanzania araza aravuga ngo Sabe cyajya na Yurubi n'umuntu bita Chita yababa we ngo twigenda ngo tubasebya byageze ku rwego agenda ku biti cy'umwera aba mu nzu ya Liliane. Alright, JALAS official TV nanone kandi turabasubuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Twizere ko muri amahoro intangiriro nziza cyane z'icyumweru kuri mwe mwese mudukurikira.
muri mu mpande enye z'isi ndetse n'abari katikati imbere ubwo nabo turabatashya twizere ko ari wane. Ikintu kincekeje se birababaje kuguca muri intro n'ukuri uri CEO yabanze yisoze n'ukuri nanjye kukubwira ikintu kincekeje hari ibintu njya mvuga nkumva nyine biri normal ariko nabyumva rundi muntu kumva ari nko kunkirigita dushuje abantu bari katikati ubwo ni mu rw'imisozi cyangwa rw'imisozi igihumbi irenga ubwo mwese turabasuhuje n'abandi mwese muri mu ntara ya gatanu ubwo ngubwo n'aba diaspora shout out kabisa kuri all diasporans. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Enye nizo mu Rwanda umujyi wa Kigali ntago ari intara sintara no hari abandi bahise bahitameka ngo nka Size Musanze barabihuza bibasize Musanze intara ya gatandatu bakavuga ati sanse 5 zo turazibona tariki ya gatandatu yo ibidasanzwe. So rero ubwo kabisa abantu mwese turabasuhuje abari muri Asia muri USA tuhagira abantu benshi cyane ntago nabavuga ngo mbarangize ariko nyambona comment zanyu abanyandikira kuri IG abanyandikira ku message abandikira UMUKADA ndabizi ko ari benshi cyane abandi kabava from Canada mwese kabisa shout out turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane. Abari Europe muri Europe tuhagira abantu naho abari Oceania buriya sibamo Australia harya kindi gihugu kibamo n'igiki muri za Oceania ari kubera nta wundi muntu wabibaza hari kubera cogamu naho ni muri Oceania hasi hari yego nakoze numva ngo haba hari amezi 6 akaze n'andi 6 meza yego biba bihinduka abakunze hari umucuti wawe cyane yambwiye ngo rwose ngo iriya saha yikonfirime ya kabiri ngundi saa cyane yego simwabibonye no ngo iya kabiri ngo ni nyikonfirime witeho ndavuga tuga ni papa kamuzayingurira ari katikati se CEO cyangwa nawe ari hakuri oya katikati ntago ujya gusubiza ndabizi handitseho guteranya kabiri oya ni muri weekend tuganira n'abakatika ubonetse muranyangira iki umunsi wo kubasubiza nyine ndakibutse navuga ngo nabonye nyine twabivuze kuriya ariko kandi ni ibintu nkunda mba ngomba of course no guhuza n'amasaha yabo kugira ngo menye igihe bari available mvugane nabo mbakure ama breaking news cyane ko aho iyo mpageze hari ukuntu nikomanga uri hari ubwo ari bibi inkuru za diaspora jara ntushakerega nawe ujye ubivuga za diaspora uretse nze mu nsobanukirwe ni uyu munsi nta wundi muntu ku rwego ejo nakubwiye ijambo rikomeye rizane muri showbiz ndavuga ngo ni gute Bruno Taifa arusha breaking news abantu bari mu Rwanda avuga ibintu byo mu Rwanda ni gute hari ababloga bipanze za Amerika za Canada turabazi UMUKADA akababomorana bisobanura rero oya hanze ho nurucabana keretse wavuniye ibiti mu matwe cyane so ubwo uvuze no hanze nibuka nubwo nari nasuje abantu bose muri rusange nibutse ukuntu abantu badukurikira bari mu myuga itandukanye ari igihe umuntu akubwira ngo ndatwaye abo rero ngo abayateretse ngo si ngombwa kukureba uko wikunkumura icyo nshaka nibyo uvuga ari igihe akubwira ati nyine urumva ari nk'akazi wumva umuntu kuva concentration afite ukibaza ukuntu yaguhaye uwo mwanya ngo nabyo byongeremo kavuga uti kabisa UMUKADA yariteretse cyangwa se ari umutipe ari umutipe jo wanyandikiye ari Seoul aranyandikira arambwira ati ngewe mbumva ndi mu kazi urumva ubwo muri make by the way tunasuhuza abantu bose batwumva bari mu kazi ndani bagatangiye kandi ejo bundi warampfubiranyije abaganga muri labo warampfubiranyije ejo bundi nakiriye umushefu iyi ni true story umushefu muri hoteli ni no mu burasirazuba ubwo yenda ntituze gupresiza arambwira ngo bamaze kwirukana abantu babiri kwa kundi bakubwira ngo busubiye mu rugo
bazira ngo hanga ikadayizime noneho we yararimo yirata ngo yabarushije ubwenge ngo abandi bo ngo bafite ukuntu bambara zine kuteri z'imigozi za kera ngo bafite ngo utuntu tw'utwarivaje ngo atsimba phone ahantu hatabaho ngo ku buryo banamwatatse agakandaho kagahita gahagarara ku buryo akubwira ati nta kintu ndi kumva yaguze turaba ntegereje guhamagarwa tuba tw'utwireless cyane cyane ibaze kugeza ubwo abantu baba njye numvise binambabaje numva sinana bivuga cyaje ngiye no kubivuga uravuga ati umukada ndavuga ni ariko ni umushefu aho ni sawa ubwo n'abashefu tutarahava mfura y'u Rwanda ejo bundi umukunzi wanjye urumva mba mfite ukuntu namenye amabanga mba mfite ukuntu abantu banjye umukunzi wawe se mfite nimero ebyiri muwe mujyo mfite nimero ebyiri umukunzi wanjye bisanzwe muri game njye urabizi mfite nimero ebyiri hari nimero isanzwe bandondosha mvugana ntara makuru hari n'indi nimero tuvuga kuri sheni iyo nimero ntago wayifrekanta ku rwego iyo yindi yo munsi ku munsi family ibiki ibintu nk'ibyo ejo bundi ngiye kubona mbona umuntu arambwiye ati koko utinyuke nkuhereze breaking news kuri papa Kamba ntuyibomore tuberereke none aza kongera arambwira ngo haza undi uwo numwe ubwo nubyemera nyine ega nzagutwarana na Patrick Patrick arazwe ngo nzabisobanura nukuri nibyo ubwo rero haza undi none arambwira ngo aragukunda cyane kandi ngo agiye kuza muri Yaf Connect ubwo nyine urabyumva none sazaza turutse mu ntara wikinjiramo cyane arangije ngo yaranyanze ngiye ko mbona aranyandikiye ngo ndakwanze ngo ngutume kuri JALAS ngo umunsi urize gusa uvuga amazina yanjye unamusuhuza bikunanire numva imirire ibiri ikurikiranye ubwo sumariye yahise ansiba ngo yitwa nawe Jire ndabicekinze none nari mbikomoreje kuri nimero mfite ukuntu abantu mba kuri iriya nimero yindi mvuga mba nimero reka mvuge gutyo witeretse hari akanyenyeri kajyaho imbonera hari emoji ya fire emoji ubwo abavundereza anytime yampa verisiyo ari fire dede hari akantu tumufana nikatambuke nabi poli bari bamwe twijandike gikada kabisa ubwo ngubwo nkuko mubyumva tuba tugiye kubomora umukada iyo avuze ati twijandike ni ukwanzika tukinjira ubundi tukabomora nyine nk'ibisanzwe dore ko yiteretse abantu barabizi bamaze kubimenyera rwose ko witeretse ubwo by the way ni byiza bino tuba duherewe no kugira ngo tunereke abantu ko tutari bivejuru abantu bacu turavugana turi abantu nyabantu tunyuza gutya tukagenda dufite urukundo dutanga ariko akaba umuntu ngo yitwa ngo Rukundo David barumva bikojeje isoni basi Dave urumva ni ibya kera hari umwarimu rero wari waranyizingiyeho ni nanko wa Jacques wa undi igicupuri nanyange n'imfura y'igicupuri abeshya JALAS ababyihorera noneho yari yaranyituneho aho mbonye hose ati Dawidi akakwita Dawidi avuga ati nta gifaransa wize nta cyongereza kucyihera yitwa Samuel sinzabwibagirwa kandi Samuel biragoye kubishyira mu kinyarwanda uzavuga ngo iki twijandike reka twijandike kabisa by the way nyine impamvu mbivuze gutyo turo n'utuntu nabonye twenteresa n'abantu badukurikira hari umuntu wanjye cyane ndani katikati kabisa ukunda kumbaza akantu niba yumvise tuvuze nk'akantu k'agaserenge nk'ubu agashobora kunyandikira ese Rukundo David ninde Ndi ubashe kumubwira uwo ari we baraye unkore y'ishyano na Jacques utari uwa gicupuri Jacques wansiripirenye turi muri karasiko yawe yadondoshe sirenge zose yaranamiye habuze gato urase yakwizingeho muzanamo
yambwiye ngo iyo ngiye kumva umwandiko wanyu mfunga icyumba tuba tuvuga amarorerwa ko Jacques yantengushye ngo ndafunga ese ngo bitagenda ngo madama ncamo ngo hari ibibazo abambaza byinshi ni bimwe bya kera umadama yajyaga kubaza ngo harya ngo sheri ngo Jose Mourinho yatakiri yihe kipe ngo ari kugufasha kumenya imipira ukumara gukinduye ahubwo isesemi kagufa nk'iki kibazo n'abapasteri basigaye bafite amakipe bafana cyane aho ndisa ni watsohokaye bibwira abakunzi bawe kuri wa gatanu se wa gatanu wabaye mutagatifu warijaja urambwira umukada nkwereka aho bibera ariko aho bibera bahubanuzaga bakubita ku gikuta nagize rya umukada ndamubwira nti reka natwe tujye mu bantu nyaboneka ntabwo tuzakomeza kubaho twihishe twohereza abantu twohereje y'amaso rero reka twigerereye tuba turambutse tujya hitwa Copenhagen hari bouncer witwa Simon we namurose mu nzozi hano akajya bavuga ati berereka yagucunga gudandabiranye kandi izo nzoga nibo baziguserivye agahita kubita ku gikuta urazi zamutse stroke ikagufata noneho Simoni waransekeje ahantu wagiye urahagarara naravuze se ahantu hose nukugenda abantu ni wa mujyo wo kubebera wo muri Green Lounge ariko baze mu kadabebereye Copenhagen atari na mezo ngo yenda bavuga ngo Taifara mutumye erega mezo yari ipanze ari yaho ni runono ntabwo wabeberaga oya ari n'ukuntu binjena dusuhuze na Eme wa mujene twahahuriye yego udukunda nawe ko yadondoshe we yashatse kudufatira kamoyi urakubwira ati aba CEO wabonaga baturoga yego ja aya tuba tugomba kwiha rimwe mu mwaka turagiye bari bateguye beje se ntiyananiye yarananiye oya ariko reka nkubwire nge na Veyi natwe ejo waraduteretse siyara wanjye yansebeje urumva twimennye urabona ko afe ntizitunganyije bamutamitse ingofero zimwe za gikada zireba inyuma sinamenye ko umuyaga wayihuye aho turi kwisebya oya tuba tuganira oya kuri classico narabikubwiye kuri classico wabonye amagambo Thierry Henry yavuze atangira ataka ngo murebe ngo new generation ngo Barcelona yagiye igira academy gakomeye ngo murebe ngo ababaye amare ngo bambape nibashimaho abafaransa bamuvumye baravuga ngo Mbappe waje urari Mbappe waje Vinicius yo ukangisha za Ballon d'Or ariko narumiwe amenyo ya za zahabu amapine ya za Ferrari ni zahabu gorude ngo yamaze guterura Ballon d'Or ariko se runini kurutuwa tutamufite ari gukora iki naho ndetse igihe ubushize ejo bundi ndondosha sinavuze defense ya Real y'igicupuri kuyigerekaho kurutuwa nta kintu mutari mufite ko Serafinya umufana yagiraga mu kibuga hasi bwa mbere mu mateka oya tureke nayo none se warebye muri record incuro Barisi kubitira Real Santiago nizo nyinshi baciye impaka erega ibi bintu bavuga ngo Bet Noir birakora ibi bintu bya Bet Noir ikipe ni Bet Noir kuri birakora Santiago n'ubu barayubatse bayishyiraho uzi transformation ifite uzi ko hari hajyamo imikino irenga 8 uzi ko bayidemonta hakazamo ibitaramo hakazamo imikino nigeze kumva bavuga ngo umukino w'ikinyejana witwa Roger Federer nande na Rafael Nadal haji iyi Real yaravuguruye ibyo byari ibya kera n'ubu ngubu ntibarametriza Barca ifite nde ifite Rafinha uri gukubita amarobe Rafinha niwe kapiteni wa Barca mana yanjye ikipe iteye ubwoba none se ubundi urabona uri kipe atambaye burasari bwo wayihandese wayihare wando ariko mana yanjye ikintu Diongo arayikwiye da Diongo yambara oya regira kipe ni y'abana birababaje se yari yarise kuri hejisho ryiza ranirwa gusupporting umufaransa mwene wabo kajya gutaka Barca muri sezo zinga yakinnye muri Barca bataramusohora zitabarwa se zirabarwa na zerega yaradondoshe ariko se ari uyiheje yarayihe Titi de Londres
shushu w'Ubufaransa rero tuberereke ni siporo se twijanditse oya twijanditse twigiriye muri show business oya baburetse uriya mwandiko wa siporo na dondoshe wakiriwe gute uriya mwandiko wa siporo ku bantu babyumva barabyumvise naramenaguye ariko urabizi ko mu bafana habamo abahuriga baheza yego abo Dr Murangira Thierry ku isibo yise aba die hard bamwe batabanza kubyumva wababwira ngo mwice umuntu tumwice bahita baza nari ngiye kuvuga ijambo rikawe tenereje tiko rero nabo ntibabura arabahita baguruka bati uravuga iyi kipe nayo ziki urumva bitewe n'ubufana ariko ibya siporo mbara tubihagarikira aha ngaha umukada nyemerera twinjire muri show business tutarinjira ejo ndi wabonye video yasirikiriye umupapa azengurutswe na polisi bari kujya bamubwira ngo huhamakanga yego akamera nk'uruhinja ruri gukwepa bibero bari kuyicomeka agira ati cyane ibere bamucomeka araboraga rwose biriya si ukwisebya yari yigize nka antene parabolique nabyo ubwabyo ni geste yerekana ko wamaze kwishinja icyaha nererwa mbabwira kangahe se ngo umusare Dani babyumva we umusare Dani vuba si umwamuhamagaye Dani weekend hariya turi kwa kangahe hoya ndakubwiye ngo weekend yarangiye weekend yarangiye ubu dutangiye icyumweru rendimesha nayo birimo akazi mumuhamagare kuri 0780 58 yego 72 muvugishe Dani akaba ari uwa JALAS Papa Kamba akaba ari umwizwere yego rwose kwijandika twijandike rero muvane twijandike twinjire muri showbiz yacu uyu munsi nyemerera ni showbiz bari cyumba tubarizwamo kwiteye ubwoba uyu munsi iteye ubwoba byanyabyo se uzi impamvu iteye ubwoba se nuko ngiye kuhita nyishyiraho n'akadomo naza kubigusaba uraza kumbwira nimba uri buze kubinyemerera ariko uyu munsi irashyushye kubera iki kubera ko ngiye kukubwira ibya SHADDYBOO n'amayeri yose bari gukora iriya nkuru ya SHADDYBOO wayibonye wamenye uruhinja bari kumwe none se ko ngiye kwinjira Canada bimwe nakubwiye by'abadiaspora nkubwire management ya Yeweh n'amafaranga yamaze gushyiramo noneho ngiye ntandukane n'aba babloga bo kuri Instagram nkubwire ko indirimbo igiye gusohoka video vixen ari SHADDYBOO dutangire tudondosha amafaranga bamuhaye ibyo nitubibererekera ntago navuze ibintu byinshi kuri Titi na Nyambo yego ntabwo ari byinshi wose undi mwari nabonye nabo hari SHADDYBOO w'umutegarugori hari umwari Nyambo ariko ndashaka gusoreza kuri Pamella ubwo nawe ni umutegarugori muri leta zunze ubumwe ziki soza amagambo yose nagiye mvugira hano jara bya bindi byo biki ya Amerika nta mu Rwanda ubundi weke kandi mbiguteguje noneho narangiza ntaza kugusaba ngo nyemerera twinjire muri gospel nk'imiriro 3 yego mbembererekeye showbiz kuko maze kuvuga ibintu byinshi kandi iyo bimaze no gusohora ubugomba guhita untereka ukangeza no mu cicoro cy'abakozi b'Imana yego urabyemera pe twijandike uyu munsi ndikumva ari inkundo oya nta nkundo kubera ko ngomba gusozanya na element yere namaze kumenya ndi makuru muyemere cyamuyange muzajye gutoza amakuru yanyu namaze kumenya manager wa YouTube channel ya element iri kuyora za miliyoni fude twigeze iri kuri platform yande iri muri 20 ntago iri muri phone ya ere ntago iri mu biganza bye channel none se yatangiye azi kazagera hariya rega nicyo kintu twese kitunanira dutangira tutazi ko tuzagera hariya iyo ubimenya ko uzaba icyamamare ntago wisanga mu mahano ntago wisanga mu maboko y'undi muntu se nanga ingero kuri Melody Grand Frere we ubu yarazi kazavugwamo inkuru za Badiane yarazi kazatwara gumaguma hari yaraboreranye irirwa rirana amaji Igo Imana niryo hishurirwa tubabwira ngo jyundeka ngendane n'abakozi b'Imana coreranye siporo na showbiz 4-5 reba ukuntu byinjiramo jara turasoreza mu nkuru imezite nziza noneho navuze nziza ku muryango none najye mbona hano hari no kuvuga ngo The Ben ngo ni icyitegererezo ngo mu makupure ngo y'abastari ngo kameme ngo ubona ko badaterana amagambo muri social media kandi ntibaruzuza anniversary y'umwaka yego
ukumva ni cya gikundiro kiba kigarutse ukumva abo bantu nabo ni abadanje ubwo rero niyo twakoze inkuru zigasohora tugomba kuza tukitereka jara zamuka gake gake muri wa mujyo wawe tugendana ku munsi nuva iminsi itarenze 2 ariko wijandika baburetse wijandika umenya ko iyo nkuru ya element babaje kandi twagiye tuvuga ibintu byinshi kurere kandi byiza ngo rero ahuze kumenya uburyo uhagenda twijandika rero nyemerera ntangirire kuri video imaze iminsi iri gutrendinga yagaragayemo SHADDYBOO ndetse n'uyu producer Yeweh. Ino video abantu bari kubona ni video abantu batari kuvugaho rumwe bavuga bati SHADDYBOO ari mu gatwiko, abandi bati SHADDYBOO yafashe umwana nawe urabivuze, abandi bati atuye umwana ibyo kujya kuri uno muntu umuruta. Ndagira ngo duheraho ngaho kuko havuzwe byinshi pe. Yego twinjira ariko ngiye kumena none se kutangiye ukonje oya ntacyo SHADDYBOO herukaga inkuru ze ubu nunyotewe ndanyotewe none nge kwanariza ibintu biri hanze cyangwa breaking kitamahomera oya breaking gikada uyu Yeweh muzi nka producer nge none ndashaka kugira ngo mbanze mu confirme nk'umuhanzi kugira ngo yego Yeweh se n'umuhanzi we muhanzi kubera amaze gusinyana na management kandi ari ibihangano bigiye gusohoka umusubirizo ndagira ngo duheraho ariko mbere yo kwinjira muri iyi saga kuko uburyo yentroduije ubwo ni nyamukuru yego reka nihere mu byo mutazinze kugera muri ibyo muzi sibyo jara sibyo byaba byiza tugendane SHADDYBOO yagiye asekwa agawa nk'umugore witeje imbere wihesheje agaciro w'influencinze abandi through social media si yabyerekanye ntago bagiye bamukira bakavuga ngo nari yakuruje ejo bundi hari abanyamakuru aguceho kete bashabe kwa mastade yasinyanye nayo bazenguruka mastade yose yo mu Bwongereza yego duheraho rero mu breaking news Nyarutarama witwa SHADDYBOO umuturirwa bamaze kumuterekera hari ya Nyarutarama duhere mu breaking mbomore nk'atatu cyane ko wabonye ko abantu bose bipanze yego wabyumvise ko icyo mwagayaga SHADDYBOO umukire ngiye kubabwira nsozi iyi nkuru ya SHADDYBOO uri mu gihugu cy'Ubufaransa yamaze kumuhereza umutame nta nubwo bawubatse baguze baje baragura yamuguriye inzu uri kubyumva jara uri kubyumva rwose Nyarutarama SHADDYBOO hari management y'uyu Yeweh iri muri Canada ndetse naje kumenya ko iri mu mujyi wa Montreal habarizwa Dumba ndetse uyu muvandimwe ari inshuti ya Dumba cyane byakadasohoka kandi bateranya amagambo na SHADDYBOO tugende gake gake urebe ukuntu promotion urebe uburyo trend zikorwa n'abasiniya yego uri kumva jara yego rwose arangije begera SHADDYBOO muri wa mujya ariko SHADDYBOO nawe yarari kugenda zima subira inyuma sibyo cyangwa yarari kuri trend ariko akaba wa muntu wihaye intebe ibya SHADDYBOO birazwi mu gihugu aba melody numvise akayabo bamuhaye numva ndikanze oya twaramusobanukiwe barangije baramwegera baramubwira ngo dukeneye ko winjira mu rukundo n'uyu mwana gutyo precisement mu rukundo bajya ku meza y'ibiganiro abaca amafaranga yego yo kugira ngo bajye mu rukundo n'umwana rwa gicupuri nibarangiza ariko bajye babyerekana ariho hano niyo video ngira ngo ucishemo abantu bayirebe yafatiwe mu rugo kwa SHADDYBOO ifatwa n'uwitwa Kimu uyu Kimu arazwi ubwo bari kunyumva ni gute Kimu yaje yerekana ngo ni gitumo ngo arabafashe kandi yinjiye ayifatiyemo imbere mu gipangu nta basekirite nta dogi nta kintu na kimwe Kimu ariko ubwo suwonzi arazwi wiki yego wikinjiramo cyane ubwo mba nahuranyije yego barabipanze barategura baravuga ngo harabanza video niharangiza hakurikiraneho iterana n'amagambo n'aba babloga bakomeye barimo Dumba wamufavorije kuko manager wari Montreal aribyo biri kuba tukabona Dumba yamaganira ko Dekati yatamiye igihumbi muramurenganya none si ibintu byose ni ubuntu gawe wegene n'iki jo bundi sina breakinze ko ufite DSTV na Canal abantu bawe barabyumvise
ko narumva yamamaza uzagende wipange wamamaze dekati muramurenganya none si ibintu by'ubuntu bibaho ubwo Dumba baturanye wamwemfiriwanshije uyu Yeweh akaba ari umuproducer wa konfirimye ariko ngo ufite tushe ya gihanzi twinjire mu mafaranga ibihumbi 5 byahawe SHADDYBOO kugira ngo bakore iyi kope jara ibyo biri ku ruhande ibihumbi 5 erega bigomba ni continuity ngiye kumena SHADDYBOO go sindamena breaking ni continuity kuko murakundana muragera wiyemeze no kumusoma ibyo byakwica ubukwe ndaje mbyinjiremo yikoreye igisasu yaragiye akora muki Mwiza amaguma z'ikirunga se ye indani kabisa nago byoroshye kukerega yaramaze kwishepinga siwe wanze gutwika ariko yarakeneye kurekera gatoya kugira ngo abone umugabo amushyire mu mago ari we wamuguriye iyo nzu ngiye kuzamba breaking ibyo mu Bufaransa barangije bamugereka ibihumbi 2 byo kuba video vixen muri iyi ndirimbo igiye gusohoka nta kintu kiza kubusa ngo bagwege tuma winjiye mu gipangu dekati umara icyumweru adapostinze ariko yahise ahurura ku ikubitiro mwabumvise baba influencer bacu Dumba bosi we ndabisobanuye ari Montreal ubwo ndagaruka none ubwo nca hejuru yego tudakomerekeje reka nigarukire kuri SHADDYBOO niwe mustari mwari muzi ko ndi gutoza iyi nkuru yabaye kimomo yasakaye ahantu hose kandi ejo ndi nayo ndi kuvugana n'umuvandimwe inkuru irasonite kanyireke yego kanyireke tujye tumenya ibintu tuvuga nibyo tutavuga n'ibitavugitse ariko yari gutanga urugero rwiza kuri iyi nyine bari kuvuga ngo SHADDYBOO ni umuntu nanone ukeneye kugaragaza ya matirite y'abamama abana be bari kugenda bakura ariko nanone abantu bakirengagiza ko yatwikiye muri iyi mihanda abantu bakirengagiza ko umudamu asaza akiexpira si byumvikane nabi hari ukuntu bo basaza byihuse none savemo nta kintu akuyemo ibyo bibazo bikibazwa n'abantu benshi barongojwe imbere na SHADDYBOO yarisabaganyije azana restaurant biranga si taraye ni hehe ku muhanda ku mbuga ayigiye kuvugira indi jambo abisobanura ari jyajya dondosha bya siporo ngo igikona ngo cyajya hejuru ngo nticyarenga ngo ubururu akaza ngo mashami uriya ni Rwema yakundaga kwizera Olivier akenshi aba ari Rwema wahuranya Dennis oyase manager tubinyarukemo ntohoza rero ayo makuru nibwo namenye ko SHADDYBOO yiyakiriye hari umupapa anyihanganire ubwo nanone kubera ari umustari warabyumva ntago twinjiye mu buzima ariko nanone yaterese umustari w'imyaka 52 uri mu gihugu cy'Ubufaransa ugiye gukora igikwe na SHADDYBOO wiki none se nge mvuga ibintu byasohoye nibyo mwantumye bibwira abakunze bawe kuri officiel nanjye nabyumvise gutyo ninjye nzarongora SHADDYBOO none SHADDYBOO akiyangaja muri biriya bintu ari mu nzira z'ubukwe ni igiceri ni kope arabanza yongera agaruka imihanda kandi amafaranga arimo kwinyonga gakeya muri video 2 by'idolari kujya muri kope ngo uzamusoma ngo azagusange iwa ntibibaho n'abaroganico umva ngo roganico ye baba we nari mushyize nkana kenikesha atari we watangije kemo oya ariko hari ukuntu utangiza ariko umwana wo mu gikira akagaragara ko barabomoye akagaragara ko atigeze amwerekana iwe utinyuyu none we yajyanye iwe kwa SHADDYBOO none nawe yabaye nk'abandi ba baby zagiye twumva ibyari yakuru aye tubyumva ariko nyine hejuru nanjye nterekamo ariko banza ugira ikintu unterekamo ukerekane uri kunshangaho aho ngaho mu byo turimo ni kuri Sheshakangwe tanu nibi oya ntabwo ari ibanga wivugira mu matamatama narabikubwiye cyane ndakubwira ngo numvise inkuru iranungura sinyizi sinshaka kubimenya ariko muzagira ibyago erega yari inkuru idasebya tujye tuza tuyivuga ndabwira ngo ibyana umi narabyumvise hehe hano inyarugenge SHADDYBOO igikwe cye n'umusaza w'52 agomba kugira ikintu akuramo agomba kugira umutahe none iby'inzu iri Nyarutarama bamaze kumutamika tubiveho twijandika ubwo SHADDYBOO mwumvise ko pa barimo
iyi kopi irimo badumba ngo bari gutukana ariko ibaza ibintu babashuka mukoresha social media oya ibintu ni bibiri ngo bari gutukana mbese tugendana umukada kugira ngo ibintu tujye tunabisobanukirwa tubiveho tubyumvise yego ShaddyBoo afite umuntu wamuguriye inzu Nyarutarama w'umusheri bagiye umusheri bagiye gukora ubukwe uwo nguwo watugaruka uri mu Bufaransa atazi uwo mu Bubiligi uwamuteretaga uri Canada kwisha namwumvise ubwo yego ubwo nuwo bagiye kubana muri pansiyo yego aha oya arakomerekeje oya ndavuguruje yaba we noneho Yeweh akaza muri deal y'indirimbo ze afite management uyu ni from nowhere ni umugisha ni imana afite impano y'ubuproducer n'uburirimbyi uyu ni element mutoya ariko nyine mvuze umuntu ufite iyo karite Petit ele yego nicyo ngicyo we noneho yigirira umugisha w'umuntu mukunda uri Canada i Montreal amushoramo bapanga igitendo yabonye kidi yambarisha ubujipo ninde wabipromotinze wa mbere sidekati kuko abikunze cyakubera bamutamitse chuzinga kimwe wikikiriza gutyo chuzinga kimwe oya ubwo sinabi ziriya si promotion bari barimo umuntu wambabaje ni social mura si inshuti yawe yarambabaje bamushyiramo zabimubwire ngiye nkoze inkuru ya social mura mvuze uburyo bamuturumbuye mu Budage mvuze uburyo ari kwihisha Kigali arangije arampigira ngo azangubanya uri guseka ibiki urabyishimiye nzareba uwo muzakorana kumbi mugiriye neza abantu batari bazi kari katikati bagiye kumuha amakorabo bagiye kumukandira akanyenyeri agiye kugaruka mu kibuga interview uzabimumbwirire n'umuntu wawe yego ogati mukadumwangirike buriya social murabari mubi nawe akandaho ndabizi okay umuntu kanda hangaho ntera ubwoba shane grand frère wawe Bulldog abandi bose ntabwo mbafitiye Bulldog ubu nubizi njye ubwira abantu abajara koko yakugubanya ego so gikata rero twikomereza ShaddyBoo ubwo ibyo ndabyumvise yego so kugeza iyi saha ubwo nukuvuga tugiye kubona move nini ya ShaddyBoo na Yeweh ariko ifekinze yego ubwo ifekinze irimo agatubutse paka indirimbo isohotse cyangwa na nyuma yaho na nyuma yaho kuko hari bitanu bicagure na bibiri bariya rero ntago bari buvuga ibya bibiri kubera batamitswe kandi barabizi baba bamenye umuceri w'ibigiye gusohoka bakabishe pranka ngewe umukada sinagize ntiwatamiye ngomba kuza ngahita mbabwira n'ibya bibiri kugira ngo ejo bundi indirimbo isohoke kuko iri kwihuta video kwisha niyo mpamvu ndi kumena nimuyibona muhita murota mukada muvuga ati natwe nyine twiyanzikire gusembura buriya no gutwikira ShaddyBoo blessing ye yaje nk'abandi bakobwa biteretse bari mu ma etage ariko we Nyarutarama setaje ibyo bisobanuka ariko iri Nyarutarama kameme kandi gikwe ngo umbwiye ngo haba setaje kandi video twabonye ze na Yeweh ari muri etage kandi etage ari yabamo asanzwe atuyemo hari indi yaguriwe yakantu ko kujya bakonfirme noneho ninjire mu mwandiko wa Judith na Safi kugira ngo nsobanukirwe nta mazu bagabanye kandi wa musini yawa nibyo none bamuhetaje ahite yitereka se amukapinge haraza gatoya nanone umukire yarekura ariko nanone nudukonfirima imbere y'Imana n'amategeko ndakuzituramo uyari ipari undi saranyangira iki ngo nuko mvuze ibye si hiti kuri hiti yari kujya gushaka undi utari muri iyi mihanda aranyangira ikize twijandike mfite inkuru iri kundya iri muri Amerika tugende banzuce kuri Nyambo na Titi mabwire mitemena breaking nabavuzeho ibintu byinshi nari nkiri kwibaza ukuntu uwo muntu uvuye i Paris agiye witanu ni ibiri agiye kwibikaho umuntu wa Sarehe none se arahindura zanemo ka gahungu ka Madrid ntabwo bishoboka kamwe ka X ntabwo byashoboka uyu munsi haraza witanu ningaye ntabwo ari ugusebya jara tuba tuvuga amakuru y'abastari twijandike ntabwo ari gusebya yego azobora muri Sare we si cyo kigero Sare oya hari umuntu sazira mu ruhu inyuma ubone toto ntabwo abaraza 40 no sebya ku buryo ari bisosa muruta oya nanone bisoso ni wa kangahe ni wirindwi na kangahe oya ibikoba byarankutse ari ibintu utagomba kuvuga mu byo uzajya uvuga n'ujya kuganira archive zishyire ku ruhande ubundi abantu bankanje ni DJ Adams na Bisoso ku myaka
Adamuzi nawe aracanganye ngo iki tabanje kuvuga ati nge ni umuntu nawe ujye ukemangwa ku myaka ni wa mupapa twaraye dusuye onkere babe baby kintu cyambabaje ni kimwe cya baby reba ukuntu yatangije buravana muzamura mutwikira yari yambaye wayibi abandi bari BK Arena navuga ati pilau zirashize oya ariko se nawe ntazo wumvise rero ikibazo mvuga aba bantu utinya babasiniya mwarakoranye yewe cyo nikukubwira aya magambo nayavuze kuri Emirene mvuga ngo indege irazamurwa kangahe mu bicuzi uvuga abagenzi bawe yarangiza akoresha sirenge ngo idonido uriya yare kuri idonido kuri nazahere kuri Philipite yego ngo idonido none nawe ndi kwitsa kuri baby ntago nijoro aribwo habaye ibya burava ntago yamuzamuye ntago yamwirase yego korabo ntago yaramutsabye kumutsapa mu mapirawo none abandi bari kwifotoreza kuri iriya foto batari mu performings ingana umusande ategetswe kujya ahantu hose bebe nawe nabonye ibyo yakoreye kuri Power FM hari umujama bakoranaga ibyo byose ndabizi yigeze gukimbagira njya kuri Power FM oya tutisebye twijandike jara y'ababa we katwijandike rero warumbwiye utinyura kuri Titi na Nyambo maze iminsi mbona aragafoto abantu bari kubona muri video Titi na Nyambo yego agafoto kasohotse vuba cyane noneho tubona caption Titi yashyizeho yego idasanzwe itari y'ububesto gusa yego abantu bakavuga bati se byaba ari bya bindi umukada yavuze ko nyuma yo kwibikaho umutungo n'amazu n'ibiki byose yego Titi yabagiye kwijajara akibikaho Nyambo by'iteka noneho bikava mu magambo bikajya mu bikorwa mugani wa nyakwigendera Iva ajya bavuga ngo Imana niyo irinda kandi Imana niyigira te igena yego ariko byatangiriyeho ibi bintu uko navuze amagambo menshi kuri aba bantu byatangiye kera byatangiye Nyambo afite indi muvomo ari mbonera muri sinema mu gihe twari dufite abitwa ba Nikuze twari dufite abanana twari dufite abandi bantu bakuze basiya bakuze yego mumfasha ariko siye uri kumva ofisiye abasore batatu bose barasinziriye oya nibamfashe ndi kumva rwose harangije Nyambo aridemarika muri wa mwana wa ruje agezweho ari ku mihanda atwika ariko breakthrough ye mu muturanyi n'ibiki n'aba Clapton ni byinshi ariko umwe mu bantu bamufashije baramupushinga bamuhereza connection muri kwa Kilamani duheraho bamwita muri ndahabi Emirene yego warubizi se ntabyo narinzi warabizi eshwe oya nta jisho ribi ryagaragayemo tunyaruke hagaragara n'abandi ba diaspora bagaragaye muri BK Arena bushize natambutse ku munywanyi watwaye best host mu bagabo 2022 twaramuvuze yego ibyo uramwibuka muvuga hostinga watambutse kuri Nyambo best host se yego umugabo ni wendese inshuti w'intasi ako namuvuze na Nyambo tangizwa naka wakoze za deshire party ari studio yabuze umuntu se umvaga namwibagiwe barangije ubagira ngo mene baramwifashishije yego ubwo ni kamaro yego yagiye yiterekerega yagiye influencing yinjiza muri game abakobwa benshi igitsina gore umva inkuru namenye Marani Manzura muzi Marani ndamuzi none se nako numvise kururu nuyu ko numvise hajemo n'ikintu cy'imodoka hari imodoka yagiye igaragara Nyamba akayizamo rimwe na rimwe mu byiciro ubundi nayizemo undi bakavuga ngo nibiki iyo nkuru urayizi ntidukomeretse ko hajemo Marani Manzi muri uyu mwandiko nge ndi kuvuga ibyo batazi ibindi bajye kubyirebera ngaho injira neza ariko uramuzi Marani Manzi rwose nuyu akora iki araririmba arakoze kandi mvuze indirimbo ye Kongo yagendanye n'umuntu bita Nyambo agatoki ku kandi ku jisho ryiza bya Yesu yego hakazamo ijambo imodoka ariko Titi Brown we na breakinze ko we yahisemo inzu muri blessing yarabonye yego
ubwo rero aba bantu hatangiye no kuvugwa polemike cyangwa inkuru y'ukuri y'ibya save the date hagati ya nago muzi se content Titi na Nyambo na Nyambo content ni muzizi hari asimba afite amaso ibindi muberekera umukada byo tubiveho ubwo Marani Manzi yatambutse ziri kunugwanuka Marani Manzi yatambutse ikindi ibiza no kubatangaza umugore influencer umugabo akisanga muri filime za Kiramani wabibonye ko Kiramani yashinze YouTube channel ye yego yitwa ngo iki no yarahubwo nabonye ko buretse gato inkuru barayintukiye jara ntago wabonye ibitutsi byavuye muri Amerika mwenyewe se ariko namuciye urwaho oya ariko mbega ibintu namuko ukiraho utaraharenga tujye tuvuga ibintu wamugane dukore suivi umucambuzi wamindishije umuriro umupapa witwa Sudi namubonye ari oneya ye kuri Instagram ye natanze ubutumwa buretse gato ikese numva ari gushidikanya ku makuru yamuvuzweho umva akanavuga ati uwo muntu ati yicara avuga ibintu byose numve nibishya kwera baba bapanze kubeshya abanyarwanda umunyamakuru mwicaye imbere ngo nta mu challenge ngo kubera ko ababizi mwabanye narabivuze kuri Samu Karenzi na Taifa kubera iki Taifa atavuga ibya Samu Karenzi cyatavuga abo yaguze ngiye ko nabamennye kuki Karenzi nimba yinjira mu byumba by'ibanga atavuga ibyo Taifa yavuze muri aperi yego kubera iki nimba we uzi ari Sudi mwarabanye kuki utavuga ibye mbibarushe je nabanye nawe ahashora mba ndi kumwe nawe namuciye urwaho umenya makuru y'ibya Kimisagara uzi icyo nakoze nahiritaga nk'imbaka nubu ngubu umenya atakandaho akibona isura yanjye ajya kunyandagaza Imana ishimwe ko byasohoye uwitwa Kiramane Keyi niyo nshuti ya Nike yafunguye YouTube channel yitwa niyo nshuti ya Nike kandi aho yereka abanyarwanda ubabwire na Sabi igezemo bagiyeho izi binyoma nagize gute kubera ko bapanze kubihisha abantu umukada yarabimennye reka nze ndwaze muzunga The Ben unsobanukirwe kubera iki kubera yarahishe The Ben yego niko rwego rwanjye none ngo yagiye kunyandagaza reka baze bamwigumureho bamutanibye nibwo azamenya urwego rw'umukada nagezo ndamubwira ngo ibintu Melody yagukoreye nawe agutesha agaciro hama hamwe munyamakuru watoje ukajya kumwandagaza John ntago twabonye Scovia na Rugagi munyamakuru yaraye ijoro atohoza muri kujya afite bine niyo nshuti ya Nike ninde jara ni Kiramani kuri video enye yashinze YouTube channel ye ntago navuze ibya Junior na Chrisizi ntago bwacyaye Chrisizi nawe ashinga YouTube channel ye agatumira mama we na sister yego mwamunyangiriki mwamutekereza ko kunsebya ari byo bizatuma izo podcast zo kuri ayiji zitwika zo kuri ayiji bahungu baridemaritse bagushinganye narababaye kubera ki kubera ko mba natohoje nkubyegereza umutima oya abantu bose barabizi iyi nkuru oya numvise umusaza kunyandagaza yumvikanisha ko agenda areba ikiganiro kigoye mu bihumbi 18 navuze ibye na mbere ya green card azansobanukirwa twijandike rero ngaho mbwira urumbwiye uti The Ben agomba kunsobanukirwa ibya Nyambo na Titi mwabyumvise ko nabavuzeho byinshi ko ni time na Titi twamubona muri filime ari gukubitwa inkoni na Kiramani yego abadamu ntacyo batagukorera sozo ni vuba yego ariko natinye IQ ya Titi y'uburyo yaguze igipangu kifite nka twin house ahandi akodesha nari kanze ku myaka ye si yimayindi twijandike twatinza aho yaravuye se ndagivuye pfiri wawize we buriya Titi yagiye ku myaka ya Titi urahagiyeho imyaka itari munsi y'10 kabisa yahoraga yirukanka kwa baroki abona ibyo papa cyangwa bamukoreye Roke wabonye ibye ibiheze byasheneye bambeke yabirebe oya nyine mbwira simbizi siwe ouna nabaririje nsanga sibyo okay ntacyo reka byo ngiyo tubiveho oya gutare oya wanamubaza oya ibyo nubundi ntibitureba urumva wenda niba koko byabaye pole sana ahubwo kuri rama ariko arutubwe ko abajije nibyo byiza kujonze kwijandika neza munyigeho ko sindasubizwa none ngiye ko natohoje ubwo reka nkwiyerekera ibyo natohoje naringize ngo wato cyasi we mwandiko twiyanzikira ntaje nyereka ya nato kandi byagaragara noneho bankompariye ninjira kuri Nino ndeba ibya Nino bakwereka
status se z'amashami. Rega iyo ugize amari used hari no kuntu bakudemonetize. Je sinari mbizi. Oya icyo nicyo. Ariko ukaba wakora ibiganiro bakudemonetije n'amafaranga yinjira. Nicyo kintu cyari gihari mu nkuru ze. Urumva ko gahinda reka nkwereke tubiveho. Baba bakurangije. We. Urabivuze imbeho izamunda. Izamunda ibaza ari nkawe. Ibaze nkanjye twayavugira. Ibaze ko agize imbeho nari na monetize. Reba nka nino, reba nino ukuntu byanditseho. Bisome no kuri JALAS. Urebe kuri Rocky. Kuri nino banditse gute aho hanserekeye. This channel is perceived as original. Monetized. Urareba. Suni kurebe kuri Rocky. Active entertainment. There is no restriction. Okay. Yego. No. Rocky Entertainment channel authenticity status. Some videos on this channel are non-original. Ads are not active. Used content mereza sidukomeretse twigendere nuko naringize ngo wamubajije yagwaye verisiyo ariko njyaba nabagenze runono ibaze Rocky viewership yarafite ibaza agiye akora agatahira yo kwamamaza nta ndya y'iki n'iki byabibabaje ariko Imana nirenganya nawe witwa papa cyangwa yavuze ubugambo ngo siba nawe ahita agenda arasiba none nawe bigenze gute arasibishijwe ariko senarije tikoma ko yavuze ngo ntibazamenye ikibanyuzemo nizere ko atari byo nizere ko atari uwo mujyi ariko bose baratambutse twabonye iyi firimbi video ya firimbi ya twabonye iyi ngagi twabonye byangagi tubona ibya sabi tubona itayi wacu se hari ibyabaye Nyagatare Nyagatare ko karakara petit chat nyine nawe ngo ibindini ngo nibiraza ngo biyonga barimo umuyonga oya ibi byose simbyeme aracyapambana Mirene hari aracyapeza nk'izina kuko abandi hari cyamutambe DJ Briane yari yitabye busisi yego nyabuneka uziko noneho ibiko ntacyo ubwo databuja yabirokotse twijande uri sirise wenda barakugenda runoroze oya ninde wakumira satari rega ntukambije okay twigenere gikado twitambukira twikomereze tuve muri ibyo wenda ubwo icyo twabwira umuvugo oya ni inkuru nabonye ngira nambabaza urumva iyo sinanayikora ahubwo najya umukubaze kuko no umuntu wawe none waratarasubizwa niyo mpamvu mise nkwereka yego ariko byabibabaje kandi wabonye ko ari ama YouTube channel menshi bagiye bamanura ugira ngo wajye ni nka kuru ibikora gusa hari ukuntu ushobora kwandika gusaba hari ukuntu ushobora gusaba urumva iri gukora pire bakaba bakora umuti kuko uwo muvandimwe wari ukomojeho hejuru GGO byamubayeho kandi gose sabe byamubayeho ni yagiye gushaka abavoka muri Amerika binini abantu bari bamugiriye ishyamba baramuhipotinga ku bukwe bwa Mike Karangwa ese kuba utabinyura ngo databuja wawe warambwiye ngo ni Edi Claude Mudenge warancekeje ni bibise oya ni imfura lasta tumusuhuza yesa ubwo twikomereze rero wari umbwiye uti turambutse twigire USA kwerukana hano The Ben umbwiye uti yagiye mu ibanga bidatinze nyuma y'umunsi amasaha make cyane umunsi wari utaragera ngiye kubona mbona koko The Ben yanyuze kuri snap ye arasinapinze ashyiraho indege yibereye mu kibuga rwose avuga ati twamaze kubomora hakuru officiel cya tutarabomora twamaze kubomora mashyi menshi gikada none se muranyangira ikiyego nyine we warabisobanukiwe ariko jya umfasha abantu bawe hano hari public nini abantu baku oya sindinjira nturama ijambo nuko erega mbana spendinze byinshi jara mba nuwo mwanya niki ari naho ngirira ubwoba za sirimenage nonge naguhamagaye kuri phone ari kure airport mu majampa yihishe ubu The Ben ibyo ko ntabivuze ubu The Ben nuwo kujya kuri airport mu majampa atari style ari umujyo wo kwihisha ndabimenya hari amafite abantu banjye gikada ibaze ibyo sinabereretse yego introduce umereze ijambo mbabwira indi nkuru oya umwanya n'uwawe buri kugira ngo nyine utubwire
noneho what next yego kuko duheruka icyo gihe urakoze reka nijandike mu minota yanyu The Ben turamukunda yego Bruce Melody turamukunda yego abo bagira grand frère wabo witwa Meddy n'urucabana yego ibyo surucabana no kuri bo hari uwandeba ijisho ribi ariko aba bagabo barakunzwe bafite ukuntu bahanganye na Bruce Melody azashimire The Ben yuko igihe yari hano mu Rwanda showbiz yashyushye ntago mwabonye itafari rye kandi rikaza mu mayeri atiteranyije atavuze byinshi ubwo nibwo bwenge yagiye guhaha muri Amerika oya Ben buriya hari ukuntu atwara ibintu ku buryo wagira ngo ushobora kwibeshya ko atazi game ushaka kwibeshya ko atabizi atabikuri atabyitayeho naho kanibeshya ko nk'ibyo bintu mbese atabirebaho tukamubomora bugacya karohaho imisatsi akajijisha tukamubomora bugacya kenterepureti ya kitoko ukongera bugacya ati nafize na Soweto yarayikimagiyemo Melody bagahinda karamwita bavuga se ko bayirebe ngo ibyo nibyo ntashaka rero tibasi nari kugura se gutamamaje ibya Ottawa nta byabaye Ottawa se oya Ottawa nabonye Melody yabomoye oyas kabisa umunyarwanda yabibwira abantu rega amabranda blessing igihugu haryo ubwo ngo arahita ni wabonye bounce yese Vancouver ese mubi cyane barajyanye aya Ottawa se yarasigaye aya nyine confirm yarasigaye cyane ajya mu karere bounce ya Melody warayibonye iri hari yitwa Dumba ntago wabibonye arekereje ari aho ngaco zanteranya n'abantu JALAS ariko si umukada nk'ubwo ubaye iki koko yebindana biturumbuka none se ucyacungaga hafi aho warayibonye ni wayibonye nayo nabonye pe jara nukuvuze nono nayo nabonye umukada nayo nabonye kubera bounce kuri Dumba itaraganguje itabaho se kuri Dumba ubaga wifashe ubwo tuvuga ko ari maso ye basi ari uri kumuranda atamwereka harya n'ubwa kenshi agiyeyo ubwo basi ni umurandasi imfura y'u Rwanda ariko se ndi kubona Dumba ari bounce abonye arekereje yicaye hasi zavuga ati ndareba binjira hari agacano rero k'umumama wo mu Rundi kahise kinjira yaragakumiriye yaragaciye bibiri by'idora muramba baza akajya kuri ayica ngo ni mwanyambuye ubwo ukivuga gutya ibindi byose wavuga ntituba tubyo ariko jya utera imetero ariko urangije turi kumwe jya utera nawe metero ubwo rero iyo dekati watayarya avuga ati sha murye barandika bavuga ngo difata se ntiyazanye akajisho keza kuri Melody ntiyazanye akajisho keza barasera barajya muri event bagera bari hariya agiyeyo bamufotore bamwereka abanyarwanda Eric Group present Bruno Mars Enzo mu mwandiko Bruno Mars aratuma na bomora oya ndapomora reka nijandike rero ijandika ahubwo mu imwe mu nkuruza natakajemo imbaraga nyinshi n'ubu ngubu biri gusatira gusohora ni collabo witwa The Ben na Diamond yo nkuru sinzayibagirwa jara ibyo mwavuga ejo bundi nitereka abantu barambwira ngo immigration induru zaravuze nyuma yuko avuye muri immigration yisanga imbasi wo n'uwikeza Pamella abantu barabimbwira ndangije ndaza ariko mbivuga nca hejuru yego hari inkuru ubona hari n'inkuru ubwirwa nyuma yaho noza umwandiko nza gusanga byari ibintu biteye ubwoba na The Ben yifuzaga gukuramo Pamella hano mu gihugu ari nabwo natambukaga nta muntu utagira hahise ubikomozaho tuza kubona n'aba ex ariko nkakoma urusyo nkakoma urujyo nkavuga ati nawe wabiciyemo yego kwari ikintu ngo cya gipapa nacemo ko umwana w'umupapa nyine ngo batarebye neza mba nkuri cyane ariko nibihangane niyo reality ntago barebye neza ijisho ryiza si gipapa okay yego aho kagira inkuru wamfuro
none nimba naravuze iyo nkuru ya Pamella nkana precisa ngo ndabizi namaze kumenya amakuru noneho bankomfirimye ngo mu kwezi kwa 11 biraba byabaye kwisha none naswase Pamella yuriye mu kwezi kwa 10 ikizi Pamella yuriye oya wipfubya oya buretse gato Pamella yuriye byarangiye yageze Chicago Pamella noneho barananshutse muri wa mujyo natohozaga bambwira urumva yenda abantu bashaka no kubyumva naba ariko tubiha ubugororangingo baza no kuncuka no kunda Pamella yaratwite bancuka amezi kwanza reka mbitambuke kuko aba n'abastari naga ibingibi twavuga ngo tuba twinjiye mu biki n'abastari naba ngaba bitwa ngo bakandirwa kanyenyeri bakaza bagahimba bakavuga ibintu za no kumva amezi 4 hariko ibintu byamaze kwihuta biri kugwa muri ubwo nyine nanone ubwo mbangira ngo mvuguruze byambere ariko sinijande ni hejuru biri kunyaruka yamaze kugera Chicago ejo bundi uri kwigana The Ben muri wa mujyo we ubu uri kubigana mudondosha ntago wiganye se vuga Chicago habyo simenya ahantu bituruka nge nabimenye menye ko Pamella yamaze gusesekara agiye Chicago nge ntoza umwandiko nanavuze ngo kujya tagiye Arizona ariho hari abasini kujya tagiye men ariho hari ibiki n'ibiki n'abanzi be yagiye Chicago yarahabaye tuzi ibyo kwa Dobuta byo wabinkumiriyemo twagiye tubona ibintu byinshi agiye yo mbere kugira ngo Pamella agira ahantu ashyikira none The Ben ko nshaka dusoreza inkuru ze ko yamaze kundeba ijisho ribi ko namubabaje nkavuga amakuru y'ibanga yahise ayo ngayo yuko yagiye kugeza ubwo ngo na postinze namaze kumena aravuga ati yenda basigarana urujijo ko ntari mu Rwanda ariko yenda bazajya ngo ni Indonesia nagiye agarukira ngo yerekane Ethiopian Airlines ariko ngo yarababaye ngo umukada yazaga avuga ati andeba ijisho ryiza none amakuru nagize ibanga kanabimenya ko bakumiriye no kuri airport protocol yari iteye ubwoba none ngo narayavuze none ko ngarutse mu ya Pamella inshuti aba bana Omi abitwa ba Jori nabo ubwo birabareba bayoboye aba bana abitwa ba Megani ba Liliane yego bye bye ngona gugu zo ndirimbo se tujya tuzereka abana bacu se nyine ubikora iyo usezera umuntu umubwiye ati kwisha Pamella arabaseze yagiye muri Amerika kandi agomba kuhabyarira none namenya amakuru gahunda nukugira ngo ahabyarire ahagere mbere ariko The Ben ari mu ngombo bagaruka ayo makuru namaze kuyamenya aramusigira nde ibyo byose ngo yashaka kubikora mu ibanga ngo nibazabimenye ngo agaruke ngo bajye bagira ngo ari mu rugo kumwe yajyaga ajya mu Magara night amusize mu rugo bajya mu mashooting Rubavu none Imana ntirenganya ibyo navuze bizaba mu kwa 11 bibaye mu kwa 10 wow muri leta ya Chicago Pamella nazagaruka namara kubyara araguma hariya ubwo The Ben ya showbiz twakundaga Melody azacishaho bandi ubunyafu oya bwo ndikuva The Ben azagaruka none akirekura soza showbiz none se nzayigarukamo mvuga iki utaranjyana mu bakozi b'Imana ngo bongere baturi boosting bongere baduha amavuta tugaruke bushanyara abakozi b'Imana si uyu munsi turagarukaho cyangwa oya pano uyu munsi dusoza inkuru za The Ben nimba The Ben naragiye muvuga ibintu byiza yanyerera nkamuvugaho amabi kubera ko atari umutagatifu none ngeze igiye muvuga inkuru akababara agahinda kakamwica akanumaho management ntabyo wabonye bamamagaye turi kumwe cyane twari kumwe fata ijambo nyine uzanu banyicaje hahunze ngo The Ben ngo byari kurutwa niyo agusigira iriya Range Rover ntubivuge abanzi be bo muri Amerika babimenye nago nabavuze nkavuga bari Arizona nkavuga bari Meni navuga ko natari umutagatifu none amprise umuntu yashaka gusiga umudamu akagaruka i Kigali akaba ari mu by'abantu bazi ko ari Nyarutarama kuko naho rebero habaye ibindi bibi nanga kubivuga ariyo mpamvu babanje kugira ubavu buri hari ibintu bikomeye byari byabereye rebero cyatse nanamena nkavuga ibya Denis barangira bate ko nazagaruka mu nkuru za The Ben Denis se Denis nundi muntu ufungura ibipangu hariya adondosha abangaba simba agenda runono
Denis wabo mu rugo byihorere ubwo butumwa bubagereho baranyangira iki ndara ejo bundi naracitswe ndavuga ati wa munywanyi arapfumbase umugore twe tuba turi mu biki barangiza bugacya bamara kwiborosa bagafata mikoro bakadutesha agaciro byo bintu bimaze ikijara ntacyo bimaze umva inkuru yababaje The Ben ku buryo ngiye numva nazongera no kumukoraho inkuru Timuse ntabwo yabimbwiye yari kwemera kansigira iki range kumbi ingenzi ngo ni gusavinga umuntu abanyarwanda bakunda ni kubaha amakuru ye ni kubabwira nge kumbi bahishe ku rwego rwo hejuru avuga ngo si ubu ndamusiga muri Amerika ngaruke Pamella ubushize navuze katupiki iraha birababaje byibuze kugira nzagaruke mu nkuru z'aya matimu biragusaba gospel 3 n'ubuganga huze The Ben ndamwanga simureba ijisho ryiza ya blessinze igihugu ntiyarongoye Miss ngo si icyitegererezo nagubwe namenye amakuru y'uburyo bashatse babwiye muyumbu kwanza barabimubwiye amafaranga yo kujya kububakira ku kirwa nayabahe bayakoremo impamba ko atababaye iyo nkuru urumva imutaka ariko ngo yababajwe nuko namenye Pamella yahageze ryari The Ben yashize iminsi ingaha yageze Pamella yahageze ryari dusorezaho umbwira igihe uzangarurira muri showbiz kera okay aho niho dusoreza tubwire kuko ubwo narinzi ko bajyanye wenda ukisobwa ko umwe yaba yagiye uko ejo niko Pamella yahageze oya ejo nibwo timu yamamagaye umusibe ejo kwisha nibiki muracakirana yego deja bamamagaye ndi gutohoza hari ukuntu umuntu agwa breaking ugahita ubaza undi uwo wundi nabajije niwe wananze ngo mukada kwamajije ko Pamella atakiri katikati abarantanze barakumiriye natwe ngo twari demaritse ngo turi kubabwira amakuru y'abantu mukunda batabishaka ko tuyavuga Chicago nari namenye street nari namaze kumenya none reka mbabomore famille bakiriye umusibe ejo Pamella yahageze none nayifana umukada mu bimenye ubutumwa bugendere rimwe n'ubundi sinzabigarukamo kabisa ubwo nsoje umbaza akantu kamwe dusoni cyangwa nimba ntako tambwe nimba uzangarura mu bakozi b'Imana oya tuzagaruka urajya ngende nk'amahembe y'icyo navuze umvaye ako jara wori muri timu yi birababaje inkuru yambabaje ngiye ntara makuru ngendana n'imirongo migari nakomeretsa nziko ndi kuvuga amakuru y'abastari nyine buretse gato ibaza umuntu akubwiye ngo byari kurutwa nacyo icyo ni kumva cyo kuba wameniye amakuru yuko Ben yavuye mu murwa byabangamiye yumvaga ko bizamenyekana ryari ku itariki 2 yasoje igitaramo yego yararongoye umusitari ntago jore cyane kumenya amakuru ya Pamella Megani Riri Naomi nawo mugiye gukora igikwe ntago abikeneye ni muri rababaje jara twagiye dukora amakuru aremereye Pamella yagiye nyuma ya The Ben uyu munsi turi kuwa kangahe turi kuwa mbere w'iminsi ngahe mu mujyi w'abadani w'iminsi 7 wa mbere w'iminsi 7 warejo Pamella kuwa gatanu yari yamaze gusesekara ngiye mbimenya kuwa gatandatu timimamagara nijoro mise mbaza amakuru muri babantu banje ejo nyine baravuga ngo enough is enough wa mujyo bandikamo ama post ngo enough is enough nibyo bambwiye ndi umukada wanyu mwarantumye ngo aba bastari gihe turi mu yindi mirimo cyo ugenda ubadondosha utubwire ngo ari guhisha uzi ibintu muremba yankoreye ko twari tugiye gusoza utabimbwiye narabikubwiye ngo uzambwire nituza muri showbiz we ntago mbizi yarambwiye tumukada timu harya kiri mu Rwanda yari muri timu nde The Ben aya inde timu yabagamo mbi breaking nayo mbi breaking ahangaha nta timu yabagamo ivuge nyine muremba birababaje jara birababaje abantu mukunda birababaje cyane ubwo se nzagaruka mvuga abandi mvuga abandi oya reka ngiye cyo nakubwira abastari bacu yego bajye bihangana mu gihe ari ibyamamare kose tubavugeho iyo mvuze ibyamamare iryo jambo rirantangaza kuko hari umuntu wigeze kumbwira ngo kuki ngabo bagabo mutabitanga ibyapapare
birababaza uriya muvandimwe baburetse ntuncemo ejo bundi nibwo yambwiraga ngo sabe cyajya na Yurubi n'umuntu bita Cita yababa we ngo twigenda ngo tubasebya byageze ku rwego agenda ku biti cy'umwera aba mu nzu ya Liliane Kabaganza indese sabe yarananiwe kugenda gakodesha aparitema uko no gusebya cyangwa na makuru wumvise connexion nyine yumva urwego rwa connexion akazenguruka kwa basani ariko abakwani abana nani ninde nshuti ye kuva na kera mukozi w'Imana ayo niyo bita makuru ntago ari ugusebya ntago ari ukwandagaza kandi suko yarabuze nayo mafaranga byara birababaje rero ngayo nguko abo nibo bastari bacu dukunda ariko nanone mu nshime mu ndebe neza mu nyapresse kuko nanye ndara amajoro iyo natangiye mbabwira inkuru kuri aba bantu zigasohora ubu rero zamaze gusohora iyaba ntikorera mbatsabye konje ya Noel ibintu ngo bya private sector aro mukaduri hehe nagiye muri konje ya Noel igumireyo gipfura turasoza sutabwiye bya Buravani ngo byagoranye byabaye bimwe by'abamotari ba Melody muzi ko Melody bamusererezaga se ko yizaniye abamotari mu gitaramo yabuze abantu ariko Melody uraberereka ubu ngoro y'abamotari ubona hari umuntu utayizi kuri Melody fata taratamikwa ntiyasiribangaga bimwe byo gusiribanga oya Burava ninde wakoze show irimo Airtel Melody ni the Ben aya manyango n'abantu bagukunde reka basobanukirwe ni Melody wawe ntagasebetse ariko kuba yawe wawe ntukamwihakane cyane ubwo rero Burava inkongi twari twabonye abantu benshi babyitabiriye abastari batandukanye abasani abantu benshi bakanavuga ngo murebe urugero rwiza Burava yatanze rwo kubanira abantu neza ariko nanone hari yo connexion wari waranabivuze ko n'abavugizi nk'aba Yoranda abantu benshi bakoze challenge kugira abantu bitabire ariko twabonye byigera mu masamo y'abantu babuze ubona ko abantu batarinjira tukagira ngo bari buze nyuma byaje kurangira rero mu 2000 ari byo bigakanze baravuga ati rero saa 3 zirageze ibindi bitatu nibyinjirire umuziki nibinjirire iki umuziki ntago ariko ari ijisho ribi no kugira ngo dusapotinge no kujya ubutaha yego ari nacyo kintu badani nanone batinye gufata BK Arena ba Davis D batinye ariko nanone ngo go crazy uramanukana na Davis akubwira ngo crazy nyine aba yacuritse ari binacurika go crazy ese ibintu bibera mu mageto hano inyarugenge ngo bya True for Day urabizi yababwe ejo rero team impamagara nabenye inkuru ngarukiye Fine FM nzayivuga muri siporo ibi bintu by'amarozi byafashe indi ntera ejo narakonfirmye ndeba amaso ku maso mu Tanzania araza aravuga ngo imaze match 5 idatsinda uyu munsi ratupamo 4 match natunguwe n'ukuntu twagiye gutamira Kamoyi ndebye mbona ngo ni 4-0 bwa Marine ihemba neza y'ingabo z'igihugu terike uwo mubare mugene uzantu byabereye murebe hano vestiaire sokera ku gipangu n'inyuma ahantu gutya umuhanda umutanzani mbega ibintu Fine FM horamo ba Regis bavuga ngo ibikona byavuye Senegal ye babuye umwandiko siporo we harahiye biririri bibintu iyo ubutasi butubwira ngo mwirinde indagu yewe baba batohoje koko narumewe ngayo nguko nyemerera sibyo duhiniraho tagiye kwinjira muri siporo nakamenyeje biteye ubwoba ibintu muri iyi game nyemerera tuzagaruke ubutaha exact score umujyo w'abakozi b'Imana oya nk'itatu nimba The Ben naragiye mbomora ibye byose binakomeye nkagera nkavuga n'ibya Tanzania akaba yababajwe n'iki kintu
kwanza ngomba kurara nicaye nkamenya ngo ni cye kindi kibyihishe inyuma cyatumye abihisha abantu bigeze kuri uru rwego. Murakoze, ni mudukunde. Nimero y'umukada 078392 ubundi ibindi byose bibera kuri officiel. Asante.